Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Hari ikintu twese dukora buri munsi kidafite igiciro, kidakeneye amashanyarazi, ariko kigenga ubuzima bwacu bwose: gusinzira. Iyo dusinziriye tuvuga iki? Tujya hehe? Kuki umubiri wacu uhagarika kuvuga, kugenda no kwinyeganyeza? Kuki hari abasinzira bagapfa ntibakanguke? Ese ni iki gitandukanya ibitotsi bisanzwe na anesthesie générale ndetse na koma? Uyu munsi kuri televiziyo yanyu Uburezi Official TV turasesengura byimbitse ubwonko, ibitotsi, anesthesie, koma n'urupfu rubera mu bitotsi mu buryo bwa siyanse bworoshye kandi bwumvikana kuri buri wese. Niba warigeze kwibaza ibi bibazo, iyi documentaire ni iyawe ntigucike. Gusinzira si ukuruhuka gusa, ni porogaramu y'ubwonko igenzura umubiri wose. Iyo usinziriye ubwonko buhindura uko bukora. Ibice byo gutekereza no gufata ibyemezo biratuza, ibyumviro bikagabanuka. Gusinzira bigira ibyiciro bine: hari gutangira gusinzira, gusinzira buhoro, gusinzira kwimbitse, hakaba nanone REM, aho umuntu ageraho akarota. Muri faze ya REM sleep ubwonko burakora cyane, umubiri nawo ugira ibice uhagarika, muscles atonia. Niyo mpamvu udakora ibyo urota. REM sleep ni kimwe mu byiciro by'ingenzi by'ibitotsi umuntu anyuramo iyo asinziriye. REM ni impine y'icyongereza ivuga rapid eye movement cyangwa se sommeil paradoxal mu rurimi rw'igifaransa. Iyo umuntu ari muri iyi faze, amaso agenda yinyeganyeza vuba. Nubwo umuntu aba afunze amaso kandi asinziriye, ubwonko burakora cyane. Mu gihe cya REM ubwonko buba bukora hafi nk'igihe umuntu ari maso. Niyo mpamvu hari muri icyo gihe inzozi nyinshi ziba. Umubiri uraruhuka cyane, imikaya myinshi yo mu mubiri ikaruhuka rwose. Hari n'igihe iba nk'iyahagaritswe kugira ngo umuntu atajya akora ibyo ariho arota. Nubwo amaso aba afunze, hagenda yinyeganyeza vuba. Ariho havuye izina REM, rapid eye movement. Umutima ushobora gutera vuba cyangwa nabi, n'umwuka ukagenda uhindagurika bitewe n'inzozi umuntu ariho arota. REM sleep ifite akamaro gakomeye cyane cyane ku bwonko. Ifasha kwibuka no kwiga ibyo wize ku manywa. REM sleep ifasha kubishyira mu bwonko neza kugira ngo bubyibuke. Igenzura amarangamutima nko guhangayika, umubabaro cyangwa ibyishimo. REM sleep ifasha gukura k'ubwonko. Niyo mpamvu impinja n'abana bato bamara igihe kinini cyane basinziriye muri iyo faze ya REM sleep. Nk'uko twabivuze haruguru, umuntu iyo asinziriye hanyura mu byiciro bitandukanye by'ibitotsi. REM ibanza kuba ngufi ikagenda yiyongera uko ijoro rigenda rikura. Mu masaha y'igicuku niho REM iba ndende cyane. Tubibutse ko REM bivuga rapid eye movement cyangwa mu rurimi rw'igifaransa sommeil paradoxal. Iyo umuntu atabona REM sleep ihagije, ashobora kwibagirwa vuba, kumva ananiwe mu mutwe, akagira ihungabana ry'amarangamutima, akumva adasinziriye neza nubwo yaba yamaze amasaha menshi mu buriri. REM sleep rero ni igihe cy'ingenzi cyane mu bitotsi, aho ubwonko bukora cyane, inzozi zikarotwa kandi bigafasha umuntu kwibuka, gutuza mu marangamutima no gutekereza neza. Turebere hamwe impamvu iyo umuntu asinziriye atanyeganyega. Iyo uri maso ubwonko butanga amategeko ku mitsi. Iyo usinziriye rero ubwonko bufunga itumanaho n'imitsi.
Ibi ni ubwirinzi bukomeye cyane kubera ko bitabayeho ngo ubwonko bufunge habaho akaga gakomeye cyane. Abantu bazajya bakora ibyo barota ku buryo bashobora no kwikomeretsa. Ibaze nawe urose usimbuka ahantu harehare ukabishyira mu bikorwa ibyakurikiraho, cyangwa se ukarota urwana cyangwa wica umuntu, ibyo wakorera uwo muraranye mu buriri. Niyo mpamvu gutuza, kutinyeganyeza no kutanyeganyega ari ibintu byiza ku muntu usinziriye. Abantu benshi bibaza impamvu hari abasinzira bagapfa ntibakanguke. Ibi si uko ibitotsi byica umuntu. Hari impamvu nyamukuru zirimo indwara zitandukanye. Twavuga nk'indwara z'umutima, aritimi, crise cardiaque. Twavuga kandi indwara z'ubwonko, AVC, stroke. Tukaba twavuga nanone sleep apnea, guhagarara guhumeka igihe umuntu ari mu bitotsi. Tukaba twavuga nanone imiti n'ibiyobyabwenge nk'igihe wabifashe ukarenza urugero, overdose. Nanone dushobora kuvuga kunanirwa kw'ingingo z'ingenzi. Iyo ibi bibaye rero ubwonko ntibubasha kwikangura, umubiri urananirwa, umuntu akaba aragiye rwose. Turebere hamwe ibijyanye n'ibinyanka anesthesie générale. Ibi akaba ari ugusinzira kugenzuwe. Anesthesie générale si ibitotsi bisanzwe, oya, ahubwo ni eta artificielle itewe n'imiti igenzurwa n'abaganga mu bikorwa by'ikinya, harimo nko guhagarika conscience, guhagarika ububabare, guhagarika kwinyeganyeza. Anesthesie cyangwa ikinya yizwe hagendewe kuri fenomene y'ibitotsi na mekanizme z'ubwonko. Ariko aho bitandukaniye n'ibitotsi bisanzwe nuko iyo nta muntu ugukanguye ushobora kuyigumamo. Umuntu ashobora kwikangura, niyo mpamvu igomba guhora igenzurwa. Koma ni imiterere ikomeye cyane y'uburwayi, aho umuntu aba adafite ubwenge, ntiyimenya kandi ntashobora gukangurwa n'iyo bamuhamagaye, bamukozeho cyangwa bamubabaje. Iki ni nk'igihe bamuriye ikinyunguti cyangwa se urwara. Bimwe mu biranga umuntu uri muri koma harimo kuba atazi aho ari cyangwa ibimukikije, kutavugana n'abandi, kutanyeganyega. Ashobora guhumeka wenyine cyangwa agafashwa n'imashini bitewe n'ubukana bwa koma. Amaso ashobora kuba afunze cyangwa afunguye ariko atareba neza. Koma ni eta ikomeye itandukanye no gusinzira bisanzwe. Koma ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo gukomeretsa ubwonko, impanuka, kugwa, gukubitwa. Yaterwa kandi nanone na stroke, amaraso agafunga cyangwa agaturikira mu bwonko. Hari kubura umwuka mwiza, oxygen, mu bwonko. Hakaba nanone indwara zikomeye nka diyabete. Nanone ishobora guterwa no gufata imwe mu miti baguhaye nabi. Inzoga n'ibiyobyabwenge cyangwa uburozi, indwara z'ubwonko nka meningite, encephalite, nabyo bishobora gutuma umuntu agwa muri koma. Turebere hamwe itandukaniro rya koma n'ibitotsi bisanzwe. Mu bitotsi bisanzwe umuntu ashobora gukanguka byoroshye, naho muri koma umuntu ntashobora gukanguka na gato, kandi nta REM cyangwa non-REM isanzwe ibaho nk'uko biba bisanzwe. Koma ishobora kumara amasaha, iminsi, ibyumweru cyangwa amezi. Ku bw'amahirwe hari ababyuka bakagarura ubwenge buhoro buhoro, hari n'abandi basigarana ubumuga ku bwonko bitewe n'igihe bayimazemo. Mu magambo make, koma ni ugutakaza ubwenge byimbitse, aho ubwonko budakora neza nk'uko bisanzwe kandi umuntu akaba adashobora gukanguka. Gusinzira neza bifite akamaro gakomeye cyane, karimo gukomeza ubwonko, kurinda umutima, kugabanya stress, kongera ubudahangarwa.
Zimwe mu nama zo gusinzira neza twavuga harimo gusinzira nibura amasaha hagati y'arindwi n'umunani, kwirinda telefone mbere yo kuryama, gusinzira ku masaha ahamye ahoraho, kwirinda inzoga n'itabi. Kwa muganga, abaganga hari inama nabo bagirwa zirimo kwita ku barwayi cyane cyane abari mu binya. Bagomba gukurikirana ibi bikurikira: gukurikirana umuvuduko w'umutima, kugenzura guhumeka no kugenzura uko ubwonko buhagaze. Naho ku barwaza nabo bagomba guhora hafi y'umurwayi, kumuganiriza nubwo yaba arembye atabasha kubasubiza. Hari kandi kwitonda ndetse no kwitondera isuku y'aho baryamye. Tugarutse ku bitotsi, gusinzira n'impano y'ubwonko. Anesthesi iva ku bumenyi bwa muntu, naho koma ni ikibazo gikomeye giterwa n'ubuzima biturutse ku mpamvu twavuze haruguru. Kumenya itandukaniro ryabyo ni ukwirinda, ni ukwivuza neza no kubaha ubuzima. Mwakoze gukurikira Uburezi Official TV, ntimwibagirwe gusangiza abandi, gukanda subscribe no gukomeza kwiga. Ubuzima nibwo shingiro rya byose, mukomeze kugubwa neza rero, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Ciao ciao.